itirengagiza idafunga amatwi kugusaba kw'abana b'abantu. Haleluya. Ntabwo rero wamera kimwe n'umuntu utarasenze, muratandukanye rwose. Amen. Izagusubiza ibya none, izagusubiza n'ibyo mu gihe cya kera utazi. Nta gusenga na kumwe gupfa ubusa. Rero Imana ibaha umugisha, Imana igire neza. Bishop Olive arakoze rwose kuntaka no kunsiga no kunogereza. Nkunda abadamu bakorera Imana n'ubusanzwe cyane. Mutima wanjye uramufungukiye, bura tuzaganira, tuzakundana kurutaho, tuzabwirana byinshi, ibyo muzamenya n'ibyo mutazamenya. Rero Imana imuha umugisha n'umutware we n'abakozi b'Imana mwese mukorana umurimo ahangaha. Murakoze gukorera Imana. Haleluya. Abantu benshi barishakira kwikirizwa neza, akirindira agakiza ke akazagera mu ijuru amahoro. Haleluya. Guhamagarwa ni kimwe, ariko kwemera uwo muhamagaro nabyo ni ikindi. Ntago byoroha guhagarara mu muhamagaro. Haleluya. Guhagarara imbere y'abantu buri munsi ukavuga ibyo Imana yakubwiye, ugatinyuka, ugahanura, ugahamya, ntago bijya byoroha. Hari abandi bicaranye izo mpano zimeze nk'izacu no kurutaho, ariko biyicariye. Haleluya. Kuko badashaka ngo baramvuga, barangira gutareka reka nicungane n'agakiza. Rero Imana ibaha umugisha abakozi b'Imana kwemera gukora Imana igihe kirekire kingana gutyo. Amen. Yesu abagirire neza. Haleluya. Akangare ibibafiteho ijambo bibarekure, mwakira umugisha wanyu. Haleluya. Imana ibagire neza. Reka dukomeze mu ijambo ry'Imana. Turibaza ngo ninde Imana yaburanira. Haleluya. Ninde Imana yahagarara ikakangara kubera we, ikamushingana, ikajya imanuka igakora ibintu kubera uwo muntu. Haleluya. Turavuga kandi gace mumenyereye, ariko ndifuza ko bitaba information twakira, amagambo n'amakuru twakira, ahubwo bihinduka ubuzima. Yesu ashimwe cyane. Reka ijambo ry'Imana rimanukana imbaraga zo kubigushoboza. Reka rimanukana imbaraga zo kubishyira mu bikorwa mu buzima bwawe. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Yakobo igice cya 5 umurongo wa 16. Yakobo igice cya 5 umurongo wa 16. Bifite Bibiliya bahageze dushobora gusoma. Rwanditswe na Yakobo igice cya 5 umurongo wa 16. Haravuga ngo mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Ndashaka cyane ko dutinda muri aka gace gakurikiraho kabe gusenga k'umukiranutsi. Gusenga kwande. Haleluya. Kugira iki? Umumaro mwinshi. Iyo asenze buhoro, iyo asenze atabyitayeho, iyo asenganye umwete. Haleluya. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Haleluya. Harimo ibintu nka bitatu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Hari ugusenga k'umuntu udasanzwe Bibiliya yita umukiranutsi. Amen. Bakavuga n'uburyo asenga, agasengana umwete. Ibyo byombi wabiteranya bikabyara ibintu bidasanzwe. Haleluya. Bikakora ibintu by'umumaro kandi mwinshi. Imana yacu tugirire neza. Haleluya. Gusenga k'umukiranutsi ntago kubisiga nkuko byari bimeze. Iyo avuye hasi akinjira mu minsi yo gusenga, iyo ashyize amavi hasi agahamagara Imana. Haleluya. Iyo avuye mu bunebwe n'ibindi birangaza agasengana umwete wose, hari ibintu bikoreka. Haleluya. Birakoreka mwisi yo mu mwuka, bigakoreka mwisi y'ibifatika, bikambara umubiri tukabibona, hakabaho itandukaniro. Yesu ashimwe cyane. Twavuze ibyo gukiranuka, twavuze ibyo gutanga, ariko hari ikintu kidasimburwa cyitwa gusenga. Yesu ashimwe. Ntago gisimburwa n'amafaranga natanga, ntago gisimburwa n'imirimo dukora mu nzu y'Imana, ntago gisimburwa n'ivuga butumwa, kirihariye kigakora n'imirimo yihariye. Haleluya. Abamaze iminsi bagendana na Kristo, yewe nawe waba ubijemo vuba, gusenga kwawe ntago gupfa ubusa. Haleluya. Twikoreye ubuhamya twakuye hehe mu gusenga. Igitumye benshi baguma muri Kristo nuko hari ibintu yakoze bakabibona. Oh haleluya. Ntekereza ko ntari kuba mfashe mikoro, ntari kuba mvuga hatari ibintu nabonye Yesu akora, ntari bubasha gukora n'imbaraga zanjye, abankunda batari bunshoborere. Haleluya. Byakozwe nawe kubwo gushyira amavi hasi, byakozwe nawe kubwo gukura amaso ku bantu nkayahanga Uwiteka. Haleluya. Gusubizwaho gusenga kwacu dukomeza mu rugendo. Haleluya. Kuguhereza ubushizi bw'amanga ko wakoze bya bindi, nibi ngibi
utegereje uyu munsi azabikora. Iyo umuntu adafite ibintu Yesu yamukoreye atari bubashe, hari ukuntu acogora, ariko hari ibintu Imana iba yaragukoreye muziranyeho. Haleluya. Hari ibintu iba yarakuremeye mu buzima bwawe uzi neza ko ari byo, ko ariyo yonyine yabibashije. Icyo gihe iyo ufite ibyo bintu, iyo ugeze mu bihe bikomeye ubinagaho amaso, ukabikubitaho umutima, ukavuga uti yakoze biriya n'ibi ngibi bizabikora. Haleluya. Ikindi, iyo umuntu yikoreye ubuhamya bw'aho Yesu yamukuye, biroroha gukorera Imana. Haleluya. Uravuga uti nubwo abantu bananirwa, nubwo nanjye nagira intege nkeya, hari Imana nabonye. Haleluya. Hari Imana yankoreye ibintu bizatuma nashobora kureka kuyikorera. Yesu ashimwe. Reka duhe Yesu icyubahiro. Haleluya. Oh haleluya. Bimwe mu bituma nkorera Imana suko mbibashije cyane, suko mbizi cyane, suko nzi kubikora neza, nuko hari ibintu byinshi yakoze mu buzima bwanjye bigatuma mvuga ngo icyo uzansaba gukora cyose nzagikora. Haleluya. Kubera ko hari ibindi bintu yagize gute yakoze nkabibona n'amaso, nkavuga ngo sinari bubibashe, ntibyari no gukunda. None icyo uzansaba gukora cyose, naba ndushye, naba ntabisobanukiwe, naba ntabyumva, haleluya, umva, naba ntabifite no kwizera, ariko nzi ko inyuma yanjye hari Imana igize gute ishobora byose. Ni byiza rero gusenga kuko bituremera ubuhamya, byaturemera ubuhamya bukadukomeza mu rugendo. Oh haleluya. Uzatandukana 100% n'abantu badasenga. Imana yacu tugirire neza. Haleluya. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Ikintu kibabaje rero nuko abakiranutsi benshi badasenga, bavuga ngo Imana irabizi. Haleluya. Bamwe bafite kwizera, kandi ni byiza kugira kwizera, ariko ntago bashyira amavi yabo hasi ngo basenge, ntago batitiriza Imana kugeza igihe ibintu bihindukiye. Yesu ashimwe. Kandi nabakiranutse, nanjye nigeze kumara imyaka ndi muri abo ngabo. Haleluya. Mbisengera muri rusange, ubundi nkicara ndi umugwaneza, nkora imirimo mu rusengero meze neza, nkavuga ngo Imana irabizi. Yego irabizi. Haleluya. Ariko niyo yavuze ngo dusenge ubudasiba. Rwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike igice cya 5 umurongo wa 17 ngira ngo. Haleluya. Musenge ubudasiba. Ikindi, niba umwana w'Imana wavuye mu ijuru afite gahunda izwi isobanutse, niba buri joro yarazamuka agasenga, ngewe rutanse ndinde kugira ngo mvuge ngo Imana irabizi. Ese Imana ntiyari ibizi ko Yesu azapfa akongera akazuka? Ese Imana ntiyari ibizi ko Yesu azakoreshwa ibitangaza? Yari ibizi, ntiyari ibizi? Kuki byamusabaga gusenga? Haleluya. Abakiranutsi benshi rero barimo natwe ahangaha baricara bakabyoroshya, bakavuga ngo Imana irabizi. Yego irabizi, ariko nudahamagara, nutiherera ngo utabaza Imana kugeza igihe bihindukiye, uzarinda usaza uri umurakore mwiza ariko ugifite ibibazo bitakemutse. Yesu ashimwe. Ntago wemerewe gutereka ikibazo hasi kitarahinduka. Abantu bazagucecekesha bamubwira ngo ariko wohereye usengera, usaba umugabo, usaba umugore, warekeye Imana. Niyo yavuze ngo si byiza ko umuntu aba wenyine. Yego yarabivuze, ariko se kuki umuntu yakubita mu myaka runaka bitarakunda? Kuki narekeraho? Yarabivuze, ariko ukeneye ko ngewe hamwe nayo dufatanya kurema. Yesu ashimwe. Haleluya. Ikindi keneye ko dusenga kuko irabizi ko iyi si ikorerwamo n'imbaraga z'umwijima. Abandi bana b'Imana benshi baratese ku kigendanye n'isi y'umwuka. Nanjye namaze igihe ntese muri ubwo buryo. Haleluya. Bakabaho nk'aho Satani adakora, bakabaho nk'aho abarozi badahari, bakabaho nk'aho abadayimoni badakora. Nagira ngo mbwira ko Satani atakwanga kuko hari ikintu wamukoze. Hari umuntu umbwira atako se nkanjye bandogera iki? Oya, nicyo ashinzwe kubuza abantu amahoro, ashinzwe kugirira n'aba abantu. Iyi si rero kubera ko yuzuyemo imbaraga z'umwijima, niyo mpamvu ukwiriye gusenga. Arakwanga. Nta gitwenge cyawe yifuza, nta terambere ryawe yifuza, nta mahoro yawe namba ashaka. Haleluya. Ntabwo rero dukwiriye kuba abana b'Imana batese muri iyi si ishinyitse amenyo, muri iyi si yuzuyemo abakozi ba Satani bataryama. Ntabwo binejeje kuzimu kuba wamara umwaka umwe mu gakiza utaragira n'imirimo n'ibitangaza bikoreka ku buzima bwawe, wibereye mu Kristo usanzwe, nabyo ntago binezerewe. None iyo utangiye kuzamura umutwe, iyo utangiye gushaka kubaho, iyo imirimo y'Imana igiye kugaragara mu buzima bwawe, ahagurukana n'imbaraga ze zose n'ubushobozi bwe bwose, n'abakozi be bambaye umubiri bameze nkatwe, n'abadayimoni y'uburyo bwose kugira ngo bakunanize. Iyo niyo mpamvu ukwiriye gusenga ubudasiba. Haleluya. Kuko uzengurutswe n'isi y'umwijima.
isi Satani arayitwaye kandi ntiyifuza ko abana b'Imana bamererwa neza, kuko iyo abana b'Imana twese tuguwe nabi izina ry'Imana riratugwa. Abantu baratubaza ngo Imana yaciri hehe. Satani adukina ku mubyimba, aravuga ati reka abakene barugware, noneho ubuzima bwabo ntibukurura umuntu n'umwe, ntagire umuntu wifuza kuba umurokore kuko barapfuye, barakennye, bararwaye, ibigo zirasenyutse, ntibariho. Kuko iyo tutariho ntabwo dukurura abantu kugana ku Mana yacu. Niyo mpamvu ukwiriye gusenga, haleluya, kugeza igihe ubwami bw'Imana bugaragare mu buzima bwawe mu bice byose, bikareka kuba amagambo na za seminari, bigahinduka ubuzima. Haleluya. Abo bakiranutsi benshi basa nkaho ari abagwaneza bafite kwizera ariko badasenga cyane. Naritegereje sanga rimwe na rimwe batari mu bakiranutsi. Haleluya. Bafite defo nyinshi ariko harimo bamwe muri bo bafite karite yitwa gutitiriza. Mu bwami bw'Imana gutitiriza ntabwo ari defo. Haleluya. Ni karite, ni ikintu cyiza kituranga. Yesu ashimwe. Muri urugendo rero nabonye abantu badakiranuka ariko bazi gutitiriza. Gutitiriza kwabo kukajya kugira ibintu kubahesha mu manyanga yabo. Yego, haleluya. Hanyuma wowe uri mugerageza gukiranuka ariko utazi gutitiriza, wiryamiye uvuga ngo Imana irabizi, bigatuma ibyo wari guhabwa muri 2018 byimuka bikagera muri 2021 kandi byari ibyawe muri uyu mwaka. Oh, haleluya. Imana ishimye kuri mo gusenga. Amen. Imana itugirire neza. Haleluya. Isi y'umwuka irafatika, irireyeri, ni y'ukuri. Niba navuga ngo nkuko isi iyi ngiyi tureba imeze, oya, birenze uko iyi si tureba imeze. Iyo rero umuntu yabimenye ko isi y'umwuka ifatika, ko hari ibintu bikorerwamo bikatugeraho, yiga gushyira amavi ye hasi agasenga. Haleluya. Yiga gusenga. Iyo azi ko hari abantu bashobora kumubuza kwakira umugisha atahuye nabo, badakorana mu kazi, batanamugezeho, barimo bavuga izina ry'ahantu. Iyo ubizi ibyo bintu ko isi yo mu mwuka ikoreka, nawe urahaguruka. Haleluya. Kuko nawe uri umwuka utuye mu mubiri, ukagira ibyo urema, ukagira ibyo uburizamo. Haleluya. Wavuga ninjoro ukavuga ninjoro, bazinduka ukazinduka, kuko mwembi mufite ibyo murema. Bararema ibibi, nawe urarema ibyiza. Haleluya. Isi y'umwuka irafatika. Nushaka wiguminuze, kuko akenshi ubwenge butubuza kwizera iby'isi yo mu mwuka, kuko dukunda proof na fact n'ibintu bashobora guprova scientifically. Abanyabwenge nuko bavuga. Ariko isi y'umwuka irireyeri. Umuntu ashobora kukuroga atarigeza kubona, atanakuzi, nta hantu muhuri. Ashobora kukwimisha umugisha nta hantu muhuri. Ufite imbaraga rero muri wowe zo kuburizamo ibyo bintu byose. Haleluya. Ariko iyo utazikoresheje bikugeraho. Yesu ashimwe. Izo mbaraga zabikiye muri twebwe abizera. Yesu yaravuze ngo nimunywa ikintu cyica ntacyo kizabatwara. Nukuvuga ngo gifite ubushobozi bwo kwica, gisanzwe cyica, hari n'abandi benshi kishi. Haleluya. Ariko mwebwe nimwizera, nimumenya gukorera muri Yesu yo mu mwuka, muzakinywa cyarishaba, cyarishe n'aba, cyarishe n'abariya, mwebwe ntikibice. Haleluya. Ntabwo yavuze ngo nimunywa ikintu kitica, nimunywa ikintu cyica. Gisanzwe ari umuvumo ku bandi. Haleluya. Gisanzwe cyarasenyeye abandi, gisanzwe cyarabujije abandi gutera imbere, gisanzwe cyaramereye nabi abandi bantu benshi. Ariko twebwe, haleluya, ababisobanukiwe, tuzakinywa cyica nikigeramo kibenetralize, cye kugira icyo kidutwara. Ntabwo mvuga ko isi yo mu mwuka kugira ngo ube umuntu ugenda n'ubwoba, kuko abayitinzemo cyane nabo hari akandi gace badevelopye k'ubwoba. Ipusi iratambuka ati toka Satani, imbebe yatambuka ati toka Satani. Ibintu byose yabigize. Haleluya. Menya ko isi y'umwuka irireyeri ariko yinjiremo udafite ubwoba, kuko uri muri wowe. Haleluya. Arakomeye cyane kuruta uri mu isi. Ariko hari imbaraga zidevelop ibyo ngibyo bikurimo, ni ugusenga. Ikiremereza ijambo ryawe mu mwuka, ikiremereza ijambo ryanjye mu mwuka, nuko twasenze. Icyatumaga Yesu aza kirukana umudayimoni mu mwana urwaye igicuri bigakunda, nuko yabaga yarayasenze. Icyatumaga abigishwa batabibasha, nuko bari bataramenya gusenga. Yesu ashimwe. Haleluya.
gusenga birasa n'ibitagezweho, irasa nk'aho ari sije itaryoheye amatwi y'abantu. Abantu barashaka ko tuvuga development, niba twigisha ko twatera imbere mu mafaranga. Yego ibyo ngibyo wabyiga no muri SFB, wabyiga no mu ishuri, wajya no mu maseminari y'abahanga bakabikwigisha, ariko hari ikirere cyo mu mwuka. Haleluya. Dushinzwe mbere yo kuvuga management n'iterambere. Yesu ashimwe cyane. Kandi icyo kirere cyo mu mwuka gifitwe n'abitwa abana batoya, kuko bashobora kutaba abanyabwenge cyane, ariko bararana n'Imana ahantu. Haleluya. Basobanuye ko iyi si bashobora kuyitwara bashyize amavi yabo hasi bagahamagara Imana. Reka duhese icyubahiro. Haleluya. Ndifuza kuguteramo inzara n'inyota byo gusenga kurutaho. Twese dukeneye kuzamuka ahandi. Hari aho dusenze ni byiza, hari iminsi twirije ni byiza, hari aho dutindanye n'Imana ni byiza, ariko hari ahandi hantu twakongera tukazamuka. Twese nanjye ubabwira, Imana yacu tugirire neza, kuko hari ibintu ugomba gutsinda. Impamvu nanone tugomba gusenga nuko iyi si Imana yashyize mu biganza by'abantu. Imana ntimanuka ngo yentervene, ntimanuka ngo ikore, kuko irakwizeye ko uhari, itegereje, ikeneye gukorana nawe. Haleluya. Zaburi 115:16 ko watubwira, ijoro ni ry'Uwiteka ariko isi yayihaye nde? Wowe nanjye. Iyo tutamuhamagaye, iyo tutirukanye ubwami bw'umwijima, burakomeza bukadutwarira ibyacu kandi ari ibyawe nanjye. Imana yacu tugirire neza. Haleluya. Gusenga rero ntago guhindura ibintu byinshi, ahubwo guhindura ibintu byose. Gusenga gukora kuri buri kintu cyose, ntago ari kuri bimwe na bimwe. Haleluya. Imana yacu tugirire neza. Yesu yari afite umwanya muto wo gukora hano ku isi. Muzi ko yatangiye gukora arengeje imyaka 30, ariko imwe muri activity yakoze cyane ni ugusenga. Kandi yagombaga kuvuga ubutumwa bwiza buzagera ku bantu bose, ariko akamara umwanya asenga. Haleluya. None wowe nanjye turi bande kugira ngo tudasenga? Reka ngaruke ku kindi kintu kitari kibi, ariko kidatanga ubuzima butsinda iteka, gishobora kuguhesha igitangaza cya nonaha, ariko kitakubesha burundu mu buzima bw'ibitangaza. No gusengerwa. Ababikunda muri ihangana nakundi. Haleluya. Yesu yagiye asengera abantu, na n'uyu munsi abakozi b'Imana baracyasengera abantu, abakozi b'Imana bafite amavuta runaka baracyasengera abantu, ibitangaza bigakoreka. Amen. Yesu nawe yasengeraga abantu bakagenda. Uwari impumyi agahumuka, agakomeza ubuzima wenda n'ibindi bibazo afite. Na n'uyu munsi niko bikimeze. Haleluya. Gusengerwa kumpesha igitangaza runaka cyanzanye hano imbere. Swati naje kugira ngo bansengere mbone umugabo, cyangwa bansengere ngira indwara runaka. Gusengerwa kwaguhesha ibyo bintu. Ntabwo navuze ko kutabiguhesha. Haleluya. Hari ugusiga Imana ishyira ku bantu bayo. Nawe waza muri uko kwizera ugatahana igitangaza cyawe. Ariko mwibuke ko muri teme isaba Imana ko yakangara ibintu bifasha ubuzima bwanyu. Haleluya. Bikakangarwa byose bikavaho burundu. Ntabwo rero buriya buzima umuntu abwinjizwamo nuko yazamutse ku gatuti rimwe mu minsi 40 ngo bamusengere. Haleluya. Hari ibitangaza dusingira kuko badusengeye, ariko ubuzima bw'ibitangaza, ubuzima bunesha, ubuzima butsinda mu buryo buhoraho. Haleluya. Ubuzima bw'umwuka butoshye, imbaraga muri iyi si imeze gutya tuzihabwa n'amasengesho twikoreye ubwacu. Oh haleluya. Abakozi b'Imana bazasenga igitangazo gikikire, ariko ntabwo uzamuhamagara buri joro. Uzamuhamagara wenda mfasha gusenga, afite ikifuzo kimeze gutya cy'umugabo. Ejo uvuga ikinzu, ejo uvuga ikikuguru, ejo uvuga ikigutwi, ejo uvuga icy'umusatsi, ejo uvuge ariko nusenga. Haleluya. Hari imbaraga zizaba muri wowe, hakaba n'ibintu byibuka utabivuza amazina. Oh haleluya. Iyo dusenze Imana hari imbaraga no kuremerwa kw'Imana kuba muri twebwe, hakagira ibintu bimwe biva mu nzira ntanabivuza amazina. Sashimwe cyane. Nkaba ndimo nsenga ashaka Imana kugira ngo ikemure kiriya, ariko kuko negeranye n'ishobora byose. Haleluya. Kuko natindanye n'ishobora byose, nagaruka gato ngasanga na bya bindi byavuyeho. Ntabwo ibintu byose duhabwa dutsinda tuba twarinze kwivuga mu mazina. Hari ubuzima bw'Imana bwururuka muri twebwe bukagenda bwigizaho ibintu runaka. Oh haleluya. Usengerwa ni byiza cyane cyane ugitangira urugendo rw'agakiza, ariko ntiwishimire kuguma aho ngaho, kuko umudayimoni nakuniga iwawe ninjoro nta mushumba uzaba uhari, nta muhanuzi uzaba uhari.
nta mudiyakoni uzaba uhari, uzaba uri wenyine. Ikindi abantu Imana yifuza ko bakora n'urundi rugendo rurenzeho. Reka mbabwira akantu kabi ibinjizamo. Abantu barimo bahamagarwa n'Imana, bagomba gukorana n'Imana. Haleluya. Ibinjiza mu gahe aho abantu babasengera ntibikoreke. Yes. Oh, kirabishya ariko ni ukuri. Kuko baragusengera bikoreke, wongere witurize, kandi Imana imira guhamagara gukorana nayo. Baragusengera indwara zigende, ariko Imana ikeneye kumenya gusenga wirukana indwara kugira ngo uhabwe imbaraga zo kuzirukana mu bandi bantu. Bazirukana amadayimoni muri babikire, ariko Imana ikeneye ko wiyigira nawe kwirukana amadayimoni. Kuko hari umugambi w'Imana uri ku buzima bwawe, kandi ntuzahora uhamagara umushumba wo kubyaye mu by'agakiza ngo ngwino unyereke, azagutoza iminsi mikeya ubundi utumbagizwe ujye gukorera Imana. Niyo mpamvu rero rimwe na rimwe suko amavuta y'abakozi b'Imana aba yagabanutse, nuko hari ikintu Imana ibigushakaho. Haleluya. Oh haleluya. Isi yo mu mwuka irireyeri. Nigeze kurwaza umwana indwara ikomeye, kwa muganga bavuga ko adakira, ko bidashoboka ko yakira. Abantu bose bankunda baransengera. Nifite abakozi b'Imana beza, tubana baramusengera bakarara bamufashe ijoro ryose akanga gahwera. Ngeze aho turataha twicara mu rugo tugasenga Imana yari yarambwiye, niyumvira n'amatwi numvise ijwi riro dible ngo umwana wenda mukijije, nkabanzi ngo mu gitondo arakira. Yo hari igivuga ntibikoreka mu gitondo, arushaho guhwera no kumera nabi. Igihe kimwe Satani aranshuka, ndabyakira, ndavuga Mana wampaye abana uzampa n'abandi, ushimwe ko wabampaye, urakoze kumwisubije. Muryamishije ku gitanda yarahwereye amaze iminsi none adakanguka, ubundi yanyuzaga amagakangura ariko none yaragikanguka. Ndavuga Mana warakoze ko wampaye umwana, ufite n'abandi uzampa n'abandi, izina ryawe rishimwe. Hari ahantu dushima izina ry'Imana atari igihe cyo gushima, ari ubupfapfa. Satani yagushutse, umva uzabyange ubihakane kugeza igihe bazaguhambira. Niko twavuze ubushize. Haleluya. Kugeza igihe bazakurengerezaho agataka, uzahakana icyo kibazo kiri ku buzima bwawe. Haleluya. Ngize amahirwe gusenga ni byiza, nasengaga mu buswa n'ubujiji, ariko byibuza ndi mu cyumba ndimo gusenga. Ngize amahirwe umwuka w'Imana arangarura, numva nk'umuntu ameze nk'unkubise urushyi, numva ubwenge buragarutse. Ndavuga ni oya. Hari ijambo ryanditse muri Mika riravuga ngo wamwanze w'inyishimaho kuko urugendo nzarurangiza. Oh haleluya. Sinarinzi icyo cyanditsweho kiri, ntabwo neza ko kiri muri Bibiliya. Nari narumvise indirimbo y'abamama barimbaga mu rusengero rwacu bayiririmba gutyo, binjya mu mutwe, numva riragarutse. Ndahaguruka ndikunguta. Haleluya. Ndavuga ngo umwana wanjye ntari bupfe, myuka y'urupfu genda, dayimoni y'urupfu genda. Sinarinzi nibyo birukana nibyo bareka ndabyirukana byose, mvuga amagambo ashoka. Ndavuga ngo umwana wanjye azabaho, azakura, azakorera Imana. Haleluya. Muri ako kanya mbona amaso y'umwana wanjye arafungutse, arambwira ngo mama, yari amaze iminsi atavuga, atadusaba n'icyo kunywa. Ngo mama ndashaka amata. Ntiyarakibasha kuvuga, ntiyarakibasha kunywa. Reka doyese icyubahiro. Haleluya. Suka aba bakozi b'Imana batasengeraga abandi, birukanaga amadayimoni mu bantu buri mwanya, mpari mbiyirebera n'amaso. Imizimu yavaga mu bantu buri mwanya, ariko bigeze ku mwana wanjye biranga, kuko hari ubuhamya nagombaga kwikorera. Oh haleluya. Reka doyese icyubahiro. Ntabwo iminsi yawe yo gusenga ipfa ubusa, kandi gusenga kwawe nta kintu kibisimbura. Umva, anga ikintu cyose kiri mu buzima bwawe kitatewe n'Imana kugeza igihe bazagushyingurira. Ntuzagera ahantu uvuge ngo Imana yarabyemeye. Yabyemeye gute? Yabyemeye gute? Ijambo ry'Imana riramubwira ngo impano nziza yose itunganye iboneye tout don parfait niyo iva kuri data w'imicyo. Yesu ashimwe cyane. Nta kintu kibi kiva kwa data, ibi biva kwa se w'ibibi, Satani se kibi niwe soko y'ibibi byose. Ntiwicaraho ngo urakeraho ngo uvuge ngo nta kundi nzaramya Imana nacyo. Ramya Imana ariko uvuga ngo uzagenda, uvuga ngo nturi uwanjye, uvuga ngo sinzagutunga, waba ukenewe nturi uwanjye, waba ugumba we, wandwara we ntabwo uri uwanjye, waba useri baterewe ntabwo uri uwanjye, kugeza igihe bazagushyingurira. Haleluya. Nta kibi Imana iteza abana bayo, biva kwa Satani. Niyo haje ikibi ni ukugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Niba rero kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro, icyo kibi gifite date limit, gifite igihe kigomba kurangirira kugira ngo nyine izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Haleluya. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Abagiye gushyira amavi hasi bagasenga. Oh haleluya. Nunahamagara kugira ngo bagusengere, nawe uzasigara usenga.
uzi ko hari abantu bahamagara ngo babasengere bo ntibasenge, ngo nabibwiye bishop ese wakwihangana ugakora iminsi 3 ukansengera yarangiza we watumye ngo abakora iminsi 3 we ntayikore se bishop wakwiyirije rwose hanyuma we ntiyirize, ngaho bazijya ziyiriza buri muntu umwe muri mwebwe yazaba atakiriho arakwiyiririza muri rusange, arasengera itorero nk'umuntu ufite umutwaro muri rusange. Ariko abanyarwanda bavuze ngo iki, ngo niba umusonga wundi utagira gute takuraza ijoro ntabwo ikibazo cyawe nubwo ngukunda kirimo kindya nk'uko kikurya, kuko ninjoro n'umunaniro mwinshi ndaza kuryama nsinzire kugeza igihe nanjye ibyamburiza gusinzira biri bungerereho. Haleluya, nose nkubeshye ahabwa icyubahiro. Haleluya, arashaka kugirana nawe kure, arifuza kugutyaza no kugutoza ubutesi bwose bukabivamo. Ibyo amagambo avuga ngo Imana irabizi, ibyo ntabwo ari ibyacu, irabizi. Ariko niyo tubwiye ngo nidusenga ubudasiba, irabizi. Ariko niyo umwana wayo yararaga ku musozi asenga mu rukerera akajya gusenga, kandi yari ibizi, yari izi n'icyamwohereje ko ari ugukiza abantu ibyaha. Kuki aticaye ngo rekeraho? Kuki nge nawe twarekeraho? Oh haleluya, Mana yacu ni nziza. Gusenga kwawe rero gutuma ijuru rimanuka rigakora, kudasenga kwawe gutuma ijuru ritamanuka ngo rikore, kuko isi warayihawe nibizengurutse hano birakureba. Kugira ngo ijuru rimanuke ryivange nuko hari abantu babatitirije Imana, nuko hari abantu babasenze Imana kuba ngo bana sinkure kurutampaye umugisha, sinkure kuri ubuzima bwanjye budahindutse. Bigomba guhinduka. Niba ubuhamya hari kanaka wabwikore, nanjye bugomba kuba ubwanjye. Icyo gijuru rikururuka rigakora. Haleluya. Ya turebye mu byakozwe n'intumwa 12. Haleluya. Herode afata abakozi b'Imana, yica Yakobo mwene se wa Yohana. Bibiliya ntibivuga neza, ariko sinzi, ngira ngo bari mwivuga butumwa kandi Imana yari ibakoresha ibintu bikomeye. Ahari Yakobo afashwe ntibamusengera, ariko ntago byanditse. Bashobora no gusenga nabwo agapfa, byose birashoboka, ariko ntago byanditse. Ikimbwira ko bashobora kuba batarasenze nuko hepfo nabonye aho basenga kandi bigakoreka. Haleluya. Yakobo arapfa, Herode aramwica. Hanyuma ngo Yakobo abonye nako Herode abonye ko binejeje abayuda, ariyongeza afata na Petero, ashyiraho n'umunsi, aravuga ngo nyuma ya Pasika Petero nawe tuzamutanga bamwice. Zari byarangiye, amategeko yanditswe. Hanyuma ngo itorero rigira umwete. Oh haleluya. Umukiranutsi yagize gute? Yasenganye umwete. Itorero risenga ridakina, riravuga ati byakomeye. Yakobo yarapfuye, nitureba nabi na Petero arapfa. Birakomesha uti yanjye cyakindi Satani yatwaye ntabwo yarekeye ngo kugirira impuhwe, azagaruka no gutwara icyo wasigaranye. Yes, ariko nusengana umwete, oh haleluya, azagarukira kuri cya kinini ndetse azakigarura. Yes ashimwe. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Itorero risengana umwete, risenganye umwete, ijuru rirururuka. Ku ijuru rikunda Petero kugira itamanutse batasenze. Ryari rifite umugambi kuri Petero. Mwibuke ko yari yahawe amasezerano akomeye. Petero, kuri wowe nihishurirwa ryawe nzubaka itorero. Petero uzayobora abangaba. Petero komera kugira ngo ukomeze abandi. Petero surankunda, yaganiriye na Yesu muri Yohana 21. Petero rushaba bose kunkunda, yari umugabo utangaje. Ariko kuki ijuru ritamarutse ngo ryentervene badasenze? Haleluya. Amasengesho yawe amanura ubutabazi bwo mu ijuru. Haleluya. Itorero rigira umwete wo gusenga. Ijambo ry'Imana namwe mu Heburayo igice cya 14 ngo abamarayika ni imyuka ishinzwe gukorera twebwe abazaragwa agakiza. Iyo myuka reshinzwe kugukorera no kugutunganyiriza amadosiye, no kugira ibyo yigize imbere, no kugira ibyo yibutsa mu mitwe y'abantu bakwibagiwe, no kugira ibyo hamagara n'ibyo ukora, ikeneye kuyikoresha. Haleluya. Itorero rigize umwete wo gusenga. Oh, ijuru n'abamarayika bashinzwe gukora Petero baramanuka bihuta, baravuga ngo habaye ikibazo. Haleluya. Marayika w'Uwiteka asanga Petero muri gereza. Ahageze habaho umucyo mwinshi muri gereza. Iyo usenze, umwijima uri mu buzima bwawe umanuka mu mucyo. Haleluya. Nababwiye ngo hari ibibazo bimwe bikemuka tutabivuze no mu mazina. Kubera iki? Umucyo waje. Haleluya. Umucyo ugeze mu buzima bwa rutanse, indwara ziribwiriza. Yararimwe asengera ubukene n'indwara z'abana be. Oh haleluya. Ariko umucyo uhageze uhiturema izindi imbaraga mu buzima bwanjye ko ntagomba kurwara n'ibindi byinshi ntababwira hano by'amabanga yanjye. Haleluya.
ijuru ryohereza marayika kuko hari itorero ryagize gute ryasenze. Muri gereza ku kanya hamanuka umucyo mwinshi. Petero yari aryamye atazi ko biri bugenda, ategereje gupfa nk'uko mwene se yapfuye. Haleluya. Gusenga ku itorero riri mu rugo ibunaka kumanuye marayika mu ijuru asanze Petero muri gereza. Amen. Gusenga kwabo gutuma iminyururu yikura ku maboko ya Petero. Marayika hageze ushinzwe gukorera abazaragwa agakiza, iminyururu yavuye ku maboko. Bigiye imbere bagenda, urugi rw'icyuma rurabikingurira. Haleluya. Gusenga kwawe kuzakingura kongera gukingure, wigira imbere. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Abagiye gusenga nyagusenga badasengeje. Yego warahamagaye ariko iki ni igihe cyawe cyo guhamagara mu ijuru. Mu ijuru. Haleluya. Ahari ishobora byose, ahatari yibagirwa ikibazo cyawe, ahari irajwe inshinga n'ikibazo cyawe kuruta uko ngewe cyandaza inshinga. Amen. Haleluya. Inzugi zirabikingura, Petero arasohoka kubera ko itorero ryagize gute ryasenze. Imana ishimwe ko muri mu minsi 40 yewe watirisha gukirira, rekeraho kurya. Amen. Mu muntu na gahunda yo gusenga ibamo. Iyo mugize amahirwe akaboneka gahunda nk'iyo gusenga, ni umwuka w'Imana uba bikominitse. Umuntu akunda kurya no kuryama no kumererwa neza. Icyo gitekerezo ntikiva mu muntu nyama n'amaraso, kiva mu ijuru. Mugeze ku munsi wa 25, niba watirisha kongezamo karya kaneke mu gitondo, rekeraho kuko ufite ibibazo n'ingorane nyinshi ukeneye ko Imana yivanga mu byawe. Niba wiyiriza ntusenge, ibyo ngibyo ni ugukora regime cyangwa grève de faim. Zuka ninjoro usenge, sinduka mu gitondo, ntumbwire ngo ufite akazi kenshi. Twaravuze ngo Daniel yari agafite. Haleluya. Kaduhese icyubahiro. Haleluya. Hari abantu benshi bagiye bapfa, yego tubita amaritiri, tukavuga ba Stefano, tukabona ari byiza ko bapfuye. Iyo turebye Paulo na Sila muri gereza bararirimbye kandi barasenga. Birashoboka ko na Paulo urugendo rwe rukarukiraho ngo bakamutera amabuye mu gitondo agapfa bikarangira. Izi nzandiko zose dufite ntituzigire. Wowe nanjye turacyafite urugendo. Haleluya. Turacyafite umurimo. Rekera kuvuga ngo nananiwe Mana ngwino nyitwarire. Reka. Injyana hehe ko ntarakora na kimwe cyakangaye cy'ibyo ngomba gukora. Ikujyana hehe? Hari n'abantu ugomba kurera, hari n'abantu ugomba kubwira iby'agakiza. Hari n'icyubahiro cy'Imana kigomba kugaruka mu buzima bwawe kikagaragara. Rekera kuvuga ngo nananiwe nyitwarira. Ibyo si ibyacu, ntabwo ari ibyacu. Yesu ashimwe. Hari abana b'Imana benshi basenga bavuga ngo kubaho bimariye iki? Imyuka y'urupfu biguteza amatwi imeze iki kavuga ati n'ubundi dore abantu bari barasenze cyane December twe twavuze tujyana. None wowe uri murarwihamagarira. Nubwo n'abasinzire ntibishobora kuva mu kanwa kanjye. Ngo nyitwarira ndananirwa njya hehe? Haleluya. Dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Amen. Haleluya. Ikindi gusenga bitwongeramo imbaraga, nubwo icyo nimo nsaba cyaba kitaraboneka, umwuka wanjye urazamuka ukaba hejuru y'ibindwanya. Wenda icyo shaka sindakibona, ariko umwuka wanjye ufite imbaraga zo gukomeza mu rugendo kubera ko nasenze. Imana yacu tugirire neza. Oh haleluya. Igihe cya Petero bagiye kumwica, Bibiliya ivuga ku murongo wa 6 hariya muri 12 byakozwe n'intumwa ngo Herode araye ari bumusohore. Ni ukuvuga ngo byari byageze kuri finali. Kibazo cyageze kuri finali, nawe cyawe cyageze kuri finali. Bari baraye bari bugire gute? Bari mu musohore iryo joro. Oh haleluya. Itoro mu rugo sinzi ko ryasenga, wenda ryaravuga ngo paramasandara bashikere mesendere beshika. Petero ararekurwa, Herode turafata ibitekerezo bye turabigomora Kristo. Sinzi amagambo bavugaga, ariko bari baraye bari mu musohore iryo joro nibwo marayika yaserutse. Nutinye ikibazo kigeze kuri finale. Haleluya. Nutinye ikibazo cyageze ku iherezo, ubona cyaboze nta n'ibyiringiro. Icyo nacyo ijoro rimwe marayika ushinzwe kugukorera yamanuka akanyuranya amadosiye, yamanuka agahindukiza ibitekerezo by'abantu. Imana ifite mu biganza byayo ibitekerezo by'abantu. Uwakwanga agashobora kugaruka akavuga ati ndagukunze. Uwakwicisha akavuga ati aragapfa ntakabeho. Ashobora kubyuka mu gitondo akaba ari kuvuganira muri iyo nama ishinzwe kukwicisha. Baraye bari mu musore muri iryo joro byarangiye. Nta bintu birangira tugihumeka bwoko bw'Imana. No, niyo mpamvu udakwiriye gutakaza ibyiringiro. Ukiri ugihumeka nubwo ufite akuka gake ariko haracyari ibyiringiro ku buzima bwawe. Imana yacu ni nziza.
Oh haleluya. Gusenga kose kuribika ahantu mu rwabya imbere y'intebe y'Imana. Abana b'Imana benshi bajya bacika intege iyo yasabye ikintu runaka kiri presi, yarakivuze mu izina, akabona 40 irarangiye, akabona 2018 irarangiye atakibonye. Ntabwo uko gusenga kuba gupfuye ubusa. Reka nkubwira aka kantu. Muribuka babuza aba Daniel gusenga. Haleluya. Batanga itegeko ko nta yindi Mana izasenga uretse kunamira umwami n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Bibiliya imbwira ngo Daniel aragenda akomeza asenga nk'uko yarasanzwe asenga. Hanyuma baramenya ko yasenze baza kumurega. Daniel bamunaga mu rwobo rw'intare. Haleluya. Ntago mu rwobo tuvanwamo n'amasengesho twasengeye mu rwobo. Haleluya. Ntago Bibiliya inyereka, birashoboka ko yarasenze, ariko nta Bibiliya inyereka ngo Daniel amanuka mu rwobo ari masenga. Aya masengesho usenga ntabwo apfa ubusa. Haleluya. We kuba umuntu usengera muri krize, ntabwo Daniel yamanutse atabaza ngo Mana ntabara, yo dore ngiye mu mwobo. Yarasanzwe asenga, yari afite igipaki cy'amasengesho kiri mu mutabare mu mwenge w'intare. Haleluya. Ntabwo karati ijuru zawe zipfa ubusa. Yesu ashimwe. Haleluya. Yamanutse mu rwobo rw'intare yuzuye imbaraga, yuzuye ubumana muri we bw'amasengesho yamaze iminsi asenga. Haleluya. Intare ntizabasha kumurya. Hamanuka abandi bagabo badafite mwe masengesho muri bo zibasamira mu kirere. Bwoko bw'Imana, turenga urwego rwo gutabaza mu gihe cya crisis, mu gihe cya krize. Ntacyo bitwaye niba uyu munsi uri muri krize, ariko nturekeraho, komerezaho. Haleluya. Ahari yo krize yabaye yo kukwegereza Imana, ariko komerezaho nturekeraho. Kuko mu rwobo rw'intare ntabwo dukurwayo n'amasengesho twavuze tugeze hariya bayita amatakira ngoye. Haleluya. Dutabarwa n'ibyo twamaze iminsi twubaka muri twebwe. Ikinyereka kandi ko yarafite ibintu byubatse nuko atigeze yihakana Imana ye. Utariyubatse wahita uvuga uti Imana mbabarira gatoya, nsubira inyuma bitekerezeho gatoya. Ese ubundi mbivuze gatoya nkagupfukamira gatoya no muri kuri umuyobozi wanjye byantwara iki? Hanyuma iri tegeko ngarirenga. Ariko yari afite ikipfunyika cy'imisi agendanye n'Imana, banyemo n'Imana, bituma atihakana Imana ye mu gihe cya krizi. Imana rero ivuga ngo ntabwo nshobora kuguhomba. Haleluya. Bashadraka bameshake ntabwo basenze binjiye mu itanura mu imbere. Nta nubwo basenze umuriro ugeze ahangaha. Abantu basenga umuriro ugeze ahangaha niba ndiwe tubwira ngo mwami basi twihorere, reka tukongere tubisubiremo mwami, kuko mwibuka ko mwami yabahaye andi mahirwe. Aravuga ngo haraho ntabwo mwabyumvise neza, bavugije ingoma, bavugije amabubura, bavugije ibiki, mushobora kuba mutabyumvise, reka noneho bongera babivuze, noneho mupfukame iki gishushanyo nubatse. Barongera babivuza, bahungu ntibapfukama, ntibakubarara. Ikimwira ko bari barasenze nuko bamanutse bakinjira mu muriro, bakabanza bakabwira umwami ngo umwami, nubwo iyi Mana itadukiza, ibyo bintu ntago byavugwa n'umuntu utarasenze. Haleluya. Oh haleluya. Mwitanura barababashabanagamo, ashobora kuba nta n'umwanya wo gusenga wari uhari, ariko hari amasengesho bari bibitseho. Haleluya. Yatumaga umuriro utabasha kugira gute kubafata. Nta gusenga na kumwe gutakara hasi. Iminsi umaze usenga nubwo waba utarasubizwa icyo ushaka, ntago umeze n'umuntu utarasenze. Uko nukuri. Imana yacu tugire neza. Haleluya. Ndifuza ko ikuzuza mu inyota, ndifuza ko ikuzuza mu inzara, ndifuza ko wakura amaso yawe ku bantu ukayerekeza ku Uwiteka, ndifuza ko wava mu birangaza by'uyu mujyi wa Kigali, ndifuza ko wakura amaso yawe hirya no hino, ndifuza ko wareka kumva amakuru mabi bakubwiye za ntibishoboka, ukavuga uti Imana witwa Uwiteka, Imana bifite imirimo, warivugiye ngo witwa ushobora byose, ngo warivugiye ngo se hari ikikunanira, ukagerageza n'ibyo, ukabigerageza igihe gihagije kugeza igihe bizakemukira. Urekeraho ute bitarakemuka. Haleluya. Imana yacu iratangaje. Amen, amen, amen. Haleluya. Uku gusenga gutuma abamarayika bakora ntago bigarukiraho. Yesu ashimwe cyane. Turashaka Imana idukuraho, idukangarira bya bintu byose bidusikamiye. Hari ukundi gusenga kudakuraho ibidutsikamiye, ariko kuduhindura abakenewe, abantu bifuzwa, abantu bakenewe. Haleluya. Iyo ukenewe rero urahamagarwa ugashyirwa ku mugaragaro, atari uko bakugiriye impuhwe, atari uko bakwifuriza ibyiza, kuko babuze solution.
bikaba biri ngombwa, nta gisubizo babonye mu bandi bantu bose, biri ngombwa ko bagushaka. Hanyuma bagushaka ukigira imbere, ibyagutsikamiye bigasigara hariya hakurya, ugatandukanywa nabyo kubera ko wageze mu mwanya ukenewe. Gusenga kuduhindura abantu bakenewe. Haleluya. Reka dusome gatoya mu buhanuzi bwa Daniel igice cya 5 umurongo wa 15 no 16. Nari nivuge ngo hari bidakangarwa ngo biveho, ariko urakenerwa ukigizwa hino bigasigara hariya hakurya bikajya bikureba nawe ukabireba. Haleluya. Kubera ko winjijwe aho ukenewe bigasanga ntibikikugezeho, nta hantu mu gihuriye. Amena. Ubuhanuzi bwa Daniel igice cya 5 umurongo wa 15 no 16. Haravuga ngo ubu ngubu banzaniye abanyabwenge n'abapfumu kugira ngo bansomere iyi nyandiko. Uyu ni umuhungu wa Nebukadinezari, ngira ngo yitwa Belshazari niba nibuka neza. Haleluya. Yabonye ibyandika ku rukuta, yabonye ikiganza byamucanza. Arimo arabwira Daniel ngo ubu ngubu banzaniye abanyabwenge bose mu gihugu cyanjye n'abapfumu bose kugira ngo bansomere iyi nyandiko, bansobanurire impamvu yayo, ariko ntibashoboye kubisobanura. Si impuhwe zitumye ahamagara Daniel, si igikundiro, si ubutoni, aramukeneye. Haleluya. Kandi nta kundi kuntu ari bugire gute, ari bubigenze. Nukuvuga ngo Daniel yabaye kuri aya mami ane, kuri ubu bwami bune, kuko akenewe. Haleluya. Ntago bari bamukunze kuko ari umunyamahanga, kuko afite igihagara, yari akenewe. Gusenga rero kuzaguhindura ukenewe. Haleluya. Umurongo wa 16 ngo ariko numvise ko ushobora gusobanura amagambo no guhangura ibyananiranye. Kugira gute? Guhangura ibyananiranye. Haleluya. Gusenga kwawe kuzaguhesha guhangura ibyananiranye. Nuko rero niba ushobora kunsomera iyi nyandiko ukansobanura impamvu yayo, haleluya, uzambikwa umwenda w'umuhengeri n'umukufi w'izahabu mu ijosi, kandi uzaba umutware wa 3 mu bwami. Oh haleluya. Simuhweza kumugira wa 3 mu bwami, arakenewe. Haleluya. N'umugabo wiheranye n'Imana ye, n'umugabo wasenze. Haleluya. Imbaraga zo guhangura ibyananiranye ziramanuka zikorera muri we. Reka do Yesu icyubahiro. Haleluya. Gusenga kwawe kuzaguhindura ukenewe. Yesu ashimwe cyane. Urambwira se ngo gutsikamirwa n'ubukene bizagera kuri Daniel? Reka da. Yabusize hariya nawe arahangaha, yambitswe imyenda itandukanye. Yesu ashimwe cyane. Yambitswe izahabu mu ijosi. Haleluya. Bamuhaye umwanya wo kuyobora mu gihugu kuko yashoboye ibitashobowe n'abandi bantu. Kado Yesu icyubahiro. Haleluya. Umuntu usenga nyagusenga, Imana ibiduhe bwoko bw'Imana. Nubwo yaba ari umwana muto tuzamumenya, cyo ni kimwe. Haleluya. Tuzamumenya. Haleluya. Nubwo yaba atarize amashuri menshi, nubwo yaba atazi kuvuga ibyongereza n'ibifaransa, haleluya, nubwo yaba akomoka mu muryango utazwi, tuzamumenya. Umuntu usenga by'ukuri ntabwo ahishika, kuko afite ibisubizo by'isi, afite ibisubizo by'abantu, afite ba Belshazari byayobeye, agomba gutabara. Haleluya. Ntabwo rero icyo gihe ibimutsikamira n'ibimuryamira biba bikimubonye, kuko yarimutse. Haleluya. Yarimuwe, yajyanye mu yindi kategori, mu rundi rwego rw'ubuzima. Yesu ashimwe. Haleluya. Ni igihugu cyuzuyemo ibigirwamana. Ntago bakeneye Imana ya Daniel mu by'ukuri, ntibayikeneye, ariko bafite ibibazo. Kandi ibyo bibazo bafite birabatera gushaka Daniel n'Imana ye. Suko bayikunze, ariko nta solution, nta gisubizo bafite. Haleluya. Umuntu usenga azakenerwa. Ikibazo nuko dufite abarokore babivanga, agasenga ariko akabivanga-vanga. Umuntu usenga mu kazi arimo arakenewe, asenga kiranuka. Haleluya. Nago Yosefu kuguma kwa Potifari no kugenda azamurwa umunsi ku wundi aricyo bari bamuciye. Potifari yararebye arunguruka ku musore, asanga ari ukuboko kwiza kw'Imana kumuriho. Haravuga ati uyu musore yageze ahangaha, amashyi araguka, mu mirima birera, ibintu byose ni amahoro, namwitesha ne?
urakenewe, isi iragukeneye. Haleluya. Uri igisubizo. Nushyira amavi yawe hasi ugasenga, nuhamagara iyo mu ijuru, ibyo yabuze abimanuriramo izabimanurira muri wowe kugira ngo mugire ibyo mukemura. Oh haleluya. Simuwe rero zatumaga Yosefu agomba kwa Potifari. Hari igikundiro, hari Imana yari imuriho yatumaga hageze hose ibintu bimera neza. No kujya kuyobora kwa Farawo ntabwo zari impuhwe. Farawo yagize ikibazo kibura umuti, gisanga hari umusore ugendana n'Imana ya Isiraheli. Haleluya. Umaze iminsi asenga, yibanira n'Imana muri gereza, yibanira n'Imana bakuru be bamutaye, yibanira n'Imana, arasenga. Ikibazo kiravuka, kibura igisubizo. Mwibuke ko wa wundi yari yaratumye ngo azamuvugane nagerayo, mwibuke ko yari yaramwibagiwe. Ntabwo Yosefu yari akenewe, iyo akenerwa ntibari kumwibagirwa, ariko igihe kiza kugera. Haleluya. Amasengesho amaze iminsi asenga atuma akenerwa ibwami. Iyo umwami aza kuba n'undi muntu w'umunyagihugu ufite nationalite yemewe wabibasha, ntabwo Yosefu baramukuye muri gereza, yari kugumamo agapfiramo. Ariko nusenga, haleluya, uzatandukanywa na bya bindi bikwirukansa, uzakangarirwa kuko urakenewe. Barakwimura igitondo bakagutereka hariya tukakuyoberwa, usanzwe wicarana natwe, usanzwe usangira natwe, ukadusiga ku musambo, ukazamuka tukayoberwa, ugahinduka igisubizo cy'abantu. Yesu ashimwe. Simpuhwe zatumye Farawo avuga ngo Yosefu we ngwino bitegeke. No, yamubonye mu Imana, mubona mu bushobozi, mubona mu ubwenge. Haravuga ngo muri iki gihugu twakuraho undi muntu umeze nkawe, icyambu ugashaka Imana. Haleluya. Kuko Imana yaragukunze iguha Kristo. Ijambo ry'Imana riramubwira ngo ntacyo yakwimana nawe, yaguhaye icy'agaciro kuruta ibindi. Arifuza ko wowe nawe mutagarukira aho ngaho. Amen. Imana ikeneye abantu bo kwirata, ikeneye abantu batanga ubuhamya bw'ibyananiranye, ikaba yarabibashoboreye kugira ngo bari abantu bari mu isi bazi, ubabwire ngo dore byari bimeze gutya none bimeze gutya, nabo ibyo byari bikwishe birabishiye umunsi, nabo baza gushaka Imana yawe. Haleluya. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Yesu yakurikirwaga n'abamukunda n'abatamukunda kuko afite igisubizo. Haleluya. N'abamugayaga bamusangaga mu ibanga nijoro kugira ngo basobanure ko babonye atandukanye. Amen. N'ababaga baramuhakanye bikagera kure, igihe kimwe barwazaga abana bikaba ngombwa ko baza kumushaka kuko afite ubushobozi bwo kubakiriza abantu. Haleluya. Mwibuke ko igihe kimwe yavuga ati ntago munkurikira kuko amagambo navuze murankurikira kubw'imigati. Yes, yari afite igisubizo cyo kugira ibyabakemurira. Imana yacu tugirire neza. Haleluya. Imana rero ntikangara gusa ibikwirukansa n'ibigutsikamiye. Haleluya. Iragushyira imbaraga muri wowe nusenga zo gukenerwa. Haleluya. Zo kwifuzwa no guhinduka igisubizo. Iyo uri igisubizo, umugabo yakwitesha ate, uwo mugore yakwitesha ate, mu kazi bakwitesha bate, iryo torero ryakwitesha gute, ngo banyirukanye mu itorero bagize gute, nuko ntacyo wari ubamariye. Haleluya. Ngo bamujije kuririmba muri korari, nuko nta kintu kinini wari umaze. Hari abandi bantu, haleluya, andi matora arimo yifuza ko baza kuririmba muri korari zabo. Hari abandi bantu buri toro ryifuza ko bakabaye babumwe mu babo. Yesu ashimwe. Batindanye n'Imana hehe mwibanga. Reka duhe Yesu icyubahiro. Haleluya. Uri igisubizo, imbaraga z'Imana zakorera muri wowe, wowe n'Imana mugakora ibintu. Amen. Haleluya. Ntabwo ari impuhwe za Satani, ntabwo ari impuhwe za hano kuri iyi si kuko nta nizihaba. Ni ukuhinduka igisubizo, wowe n'Imana mugakemura ibintu. Imana yacu tugire neza. Ndifuza ko tuza kurangiza dusenga. Ndagira ngo wibuke gusa ko isi y'umwuka iri reyeri, irafatika. Haleluya. Dufite umugisha duhabwa no gukora, ko Bibiliya irabivuga nabyo. Haleluya. Muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza, ko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Dufite umugisha duhabwa no kugira umwete, kuko Bibiliya bivuga ngo umunyamwete ntazagarukira bugufi, ntazakorera abagufi, uzamusanga imbere mu bami no mu bakomeye. Hari iyo migisha y'uburyo bwose. Ariko hari igihe
umuntu agira umwete. Haleluya. Agakora ibyo agomba gukora byose ntibikoreke. Kubera iki? Iyi si bifatika, hari indi si y'umwuka ihari. Ibyo rero bikemurwa n'amasengesho gusa. Ikindi iyo tudasenze tugira umugisha usanzwe nagejejweho n'ubwenge bwanjye n'imbaraga zanjye. Ariko iyo ngeretseho gusenga ubudasiba, nzatunga umugisha udasa na Hortense, nzatunga umugisha urenze amashuri nize, nzatunga umugisha urenze ubwenge mfite mu bisanzwe. Haleluya. Nzatunga ubwiza n'igikundiro kitari karemano ntakuye aho mvuka. Yesu ashimwe. Haleluya. Nusenga uzatunga umugisha urenze amafaranga wakura muri diplome yawe. Biri normale cyane ko wagira umushahara runaka ungana na diplome yawe. Biri normale n'abadafite Imana barabifite. Haleluya. Ariko nusenga Imana izakingura imiryango imbere y'ubuzima bwawe. Imiryango nawe uzareba ugasanga imiryango ntingana nuko ungana kuko tuba twiyizi. Ntitwiyizi se? Turiyizi n'inkomoko yacu nuko tureshya ni turiyizi. Ariko hari imiryango, haleluya, ifungurwa n'Uwiteka Imana ishobora byose. Ukisanga mu bintu, ukisanga ahantu utigeze urota. Oh haleluya. Isi yose yaguciriyeho iteka. Bigeze ku munsi wa nyuma nk'igihe cya Petero, Imana ikavuga ngo oya yaranshatse. Oh haleluya. Ikavuga ngo 40 muri Shiro nuriya mukobwa yarayirimo, na nyuma yaho yarakomeje. Haleluya. Amaze iminsi ashaka. Ntabwo ibyo bigarukira ahangaha. Bwoko bw'Imana, Satani aratwanga, ingabo zikuzimu zaraduhagurukiye, turekeraho kudamarara. Ni igihombo ku bwami bw'Imana iyo urwaye ukaryama. Ni igihombo gikomeye mu bwami bw'Imana. Ni igihombo gikomeye bakuroza ukarogeka. Ni igihombo gikomeye abarozi baraye bazengurutse inzu yawe bikagufata. Ni igihombo gikomeye mu bwami bw'Imana. Haleluya. Kuko ntuzakomeza abandi nawe udakomeye. Ntabwo byashoboka umuntu atanga icyo afite. Ntuzatanga amahoro nawe utayafite. Ariko nushaka Imana, haleluya, izakangara biriya byose. Uhinduke cyano Imana icishamo umugisha. Haleluya. Uhinduke tiyo, uhinduke cya kintu kicamo amazi Imana icishamo ineze y'abandi bantu. Haleluya. Uri inyungu rero mu bwami bw'Imana. Uri inyungu wanesheje, uri inyungu wabitsinze mu bwami bw'Imana. Senga Imana ikuremera ubuhamya bushyashya. Icyo kibazo ufite ntabwo ari cyo kukwica, ni cyo kuzana ubuhamya kugira ngo uzakomeze abagicamo. Oh haleluya. Biraryoha cyane igihe uri mu nzara ukaganirizwa n'umuntu waciye mu nzara. Biraryoha cyane, bikumvikana neza, bikamanuka amagufa no musokoro ukabyumva neza kuruta gusoma Petero na Matayo. Yesu ashimwe. Akabwira ati nari nshonje nenda gupfa. Inzara yari imaze abana banjye banyirukanaga mu nzu buri munsi. Ariko nasenze Imana. Oh haleluya. None uyu munsi inzara yaribagiranye iwanjye. Akabikubwira muziranye, ukabona muzi niyo inzara ifite, ubyumva cyane, bikuremamo ikintu gishya. Haleluya. Ikindi mu ntwaro zo mwuka zo mu Efeso 6 kuva ku 10 kumanuka, harimo gusenga. Ntiharimo agakiza gusa, ntiharimo kwizera gusa, harimo no gusenga, uburyo bwose bwo gusenga. Yesu ashimwe cyane. Ni intwaro y'ukuri imeze nk'inkota. Haleluya. Ngo mufate inkota ariyo jambo ry'Imana, ariko bavuga ngo musenge uburyo bwose bwo gusenga, musengesha umwuka iteka. Haleluya. Ni intwaro rero igira ibyo turemera mu isi yo mu mwuka bigafatika tukabibona. Imana ituzamure twese bwoko bw'Imana. Ako wasengaga hiyongereho ikindi, ntabwo mvuze ngo hiyongera kandi, hiyongereho ikindi, kuko ibigutega ni byinshi, nawe ukwiriye gusenga cyane ukabirusha imbaraga. Ntabwo Satani turekure yabikunza, turekura kuko twamurushije imbaraga. Haleluya. Uburetwa bukurwaho n'iki? No gusigwa. Uko sigwa niko Satani arekura, avuga ati utazi sinyibashije kumufata, sinyibashije kumuheza mu bukene yananiye, arandemereye, sinyibashije kumurwaza, arandemereye, imbaraga zitarwara zirakorera muri we, simbasha kumurwaza, simuwe. Haleluya. Kuba muzima umwaka wose imyaka 10 simuwe, twaramuremereye asanga bitagikunze. Haleluya. Hamagara Imana mu buzima bwawe, usigwe mu buryo bwose ubukene ntibukubashe. Oh haleluya. Ibyo gutega byose ntibikubashe.
adutega mu buryo bungana, atwanga mu buryo bungana. Kuki bamwe babitsinda abandi ntibabitsinde? Kuki bamwe bagira ubuzima bw'ubutsinzi abandi ntitubugire? Kuki utafuha ifuhe ryiza ngo uvuge ngo ariko kuki pastor wanjye asenga bigakunda, kuki nanjye ntashaka Imana ashaka? Haleluya. Reka tugire ifuhe ryiza ry'abana b'Imana bafite ibyo banesheje n'ibyo babashije. Amen. Haleluya. Urakara usohoke no hantu uvuze ngo niba kanaka yikoreye ubuhamya nanjye buraba ubwanjye. Haleluya. N'Imana itagira guti itarobanura ku butoni. Haleluya. Umuntu wese uyishaka arayibona. Amen. Muri iyi si twibereyemo y'agakiza, niba ariko nayita, muri iyi si turimo nk'abana b'Imana, nta kintu dupfa kubona gutyo gusa, kuko dufite umwanzi permana. Dufite umwanzi uhoraho, kandi we ntabwo aryama. Nta butsinzi bazaguseriva kuri plateau, nta butsinzi bazaguseriva ku isahani. Bwose 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 uzabuharanira. Haleluya. Kandi mwibuke, turashaka ubutsinzi bugize gute? Buhoraho, apana bwa rimwe na rimwe. Nubwo nakwinjira mu kibazo nkakinjiramo mvuga ngo niteguye kureba icyubahiro cy'Imana kizabivamo. Uko niko abantu bagendanye na Yesu babimenya. Aravuga ati Imana, iki kibazo uzankurira mwiki? Ntabwo yinjiramo n'amarira ngo avuga ko Mana warandetse, Mana warantaye. Ariko Satani, abantu bagura Satani ngo Satani ushaka wiki? Agushaka wiki nicyo ashinzwe. Ngo ariko Satani ntushobora no kumva ukanyirekera. Akwirekera agenda kubw'ingufu. Haleluya. Oh haleluya. Bibiliya irambwira ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, inshuti yanjye, ntabwo ari bike. Ngo ariko Uwiteka agira gute? Amukiza muri byose. Muri byose n'icyo kikuriho nacyo kirimo. Uko byagutsindaje, uko byabaye byinshi, ni nako hari urundi ruhande rwo kubikira. Nturekeraho utinjiye muri urwo ruhande. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Niwinjira no mu kibazo n'ingorane, uvuga uti Satani uragowe, uko uzahomba, tujuru uruhomba. Ubundi ubwira Imana, uvuga uti Imana, niteguye kubona icyubahiro ugiye kunkura muri ibi bintu. Niteguye indi stage, niteguye ahandi hantu ugiye kunzamura, niteguye urundi rwego. Haleluya. Kuko buri kibazo cyose dukize duhinduka umuti wacyo. Se mwari mubizi? Buri kibazo ukize, kereka abantu bacitse Imana, kuko abantu Imana igira neza bakayicika. Ariko ubundi buri kibazo cyose dukize duhinduka umuti wacyo. Haleluya. Oh haleluya. Umusore watinze gushaka, umukobwa watinze gushaka, yahamagaye Imana bigakemuka, ahinduka umuti w'abaseri batera ndurusi. Haleluya. Hari ugusigwa kuba ku buzima bwe kuzakemura mwe n'ibyo bibazo. Uko nukuri umwana w'Imana wakikiza ubukene kubera Imana, ari nta manyanga, ari nta bwesukuru, atarukuza gushima Imana ngo ndashima Imana ko yampaye inzu kandi ari ikigabo cyayigwaye kitari cyawe. Iyo umuntu afite ubuhamya buzima yakuye ku Mana, ahinduka umuti w'abantu bafite ikibazo nk'iki. Imana iragukeneye, Imana irashaka gusenga. Haleluya. Nta kintu kimwe kizabisimbura. Nasabye Imana ngo ntibibe amagambo, bihinduke gutransfera ubuzima muri wowe. Haleluya. Kuko abantu benshi bifuza gusenga ariko ntibasenge. Ariko uyu mugoroba imbaraga zigushoboza zinjiye muri wowe. Haleluya. Oh haleluya. Urabibasha. Hari umuntu wibaza atari kumuntu asenga abataratangira, ariko batari kumuntu asenga iki munsi wose. Nago tujye kwigisha gusenga, ariko genda wikingirana ahantu. Ujyane na Bibiliya, ujyane n'igitabo cy'indirimbo, ujyane n'utundi tuntu turi bugufashe kora kutaramenya gusenga. Utangire wihereho, uhere kuri ibyo bibazo byawe. Nubirangiza ujye ku bana bawe, nubirangiza ujye ku rugo rwawe, nubirangiza usengera itorero, uzagenda umenye ibyo bavugana n'Umwami. Haleluya. Uzagera n'igihe utazabugisengera muri uyu mubiri, usenga mu mwuka. Haleluya. Iyo umuntu asenga mu mwuka ntabwo abara amasaha nubwo yumva. Impamvu usenga bigashira nuko ubusengera ahangaha gusa. Amen. Haleluya. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Ndareba ingabo z'abagore n'abagabo bagiye gusenga, ibintu bigahinduka. Bagiye guhindura ibintu. Cyubahiro cy'Imana kigiye kugaragara mu buzima bwabo. Ubwami bw'Imana bugiye kuba muri domene zose zigize ubuzima bwabo. Nusenga ujye uvuga kuri buri kintu n'izina ryacyo, kandi ntuzarekeraho kidahindutse ishimwe.
nusanga nihaye pose yo gusenga nuko haraho nzaba hari ubuhamya mfite, ariko wigendana nabo bantu bafite ubuhamya, bafite n'amashimwe. Abantu barareka kwiriza kuri Noheli ngo ni iminsi mikuru. Disi nawe udafite n'ibyo kurya nawe ukabireka ukajya kubivumba ahandi. Nakwinjira mu nzu n'umujinya mwinshi. Haleluya. Nkavuga Mana ngo Mana iyi ni Noheli ya nyuma mpagaze mu bukene. Haleluya. Maze ukareba Imana idakiranirwa ko yakwihorera. Yesu ashimwe. Baranyuranamo mu bihe by'iminsi mikuru, muzababona umujyi uzaba wuzuye banyuranamo bajya kugura imyenda, nawe disi ukajyayo guherekeza abandi. Buri muntu agira igihe cye. Bareke bagende, wowe igihe cyawe cyo kugenda ntikiragera. Reka nkavuge igihe kimwe twari mu bukene bwinshi mu rugo iwacu. Hanyuma hari mushiki w'umugabo wanjye wo muri Kenya, yari ameze neza, afite bintu byibuza byatuma uruhuka ubukene gatoya, inzu nziza aho warara heza ugatembera neza. Aradutumiranye n'umugabo wanjye. Urumva ubudaherukana ka vacances, udaherukana ikintu na kimwe, ubukene bwarabaye ubukene. Ndavuga mu mutima bitashyuha, ndavuga nasohoka no muri iki gihugu, nasohoka no muri iyi nzu ihengamye, papfanye n'uburiri buhengamye n'intebe zatobotse. Bya bindi byose namwe murabizi. Nabona nkabisohokamo gatoya. Ngishyuha mu mutima ho gatoya. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo si cyo gihe cyo kugenda. Ayiwe, navuga ko nawe Mana unyigirizaho nkana. Nigira amahirwe niboneye ka vacances ku buntu. Rirambwira ngo si igihe cyo kugenda. Wira umugabo wanjye, navuga ngo umugabo nkunda rero ntago turi bujyane. Genda wowe sure mushiki wawe. Yewe si igihe cyo kugenda. Oremesendere beshikarama sandaraba remesikarama sigara mu rugo senga muri iyo nzara n'ibyo bintu bihengamye n'ibyo bintu bipfuye. Ariko hari igihe, haleluya, ibintu byose bigira igihe. Oh haleluya. Hari igihe cyo kudatumirwa ukijyana wenyine ukishyurira itiki. Cyo gihe nta na tike twari dufite, niwe wari wayishyuye. Reka duhe Yesu icyubahiro. Haleluya. Reka batembera batembere, reka barangara barangare. Wowe ujye ku mavu ushaka Imana yawe. Haleluya. Rekera kugendera kuri lifti z'abandi, shaka Imana kuko irahari kandi ntirobanura ku butoni. Yesu ashimwe. Bareke bakore fete. Umva. Hari igihe cyo kuva mu mafete y'abandi, mu birori by'abandi. Niwe bahamagara ngo ino muri anniversaire, kandi ntabwo baguhamagara ko bagutumiye, baranyanga uzubatekere cyangwa userve, kuko ntabwo ufite agaciro ko kwicara ku meza n'abandi. Ngwino usigaranira umwana disi, ngiye muri vacances muri Amerika. Wagiye gusigarana uwaha ngaha, ejo uzajya gusigara ku rugo rwaha ngaha, ejo ujye gusigara ku rugo rwaha ngaha. Umva, nta murokora ubundi ubura akazi. Baraguprofita avuga ngo nta kazi ufite, uragafite, ufite ko gusenga, ufite ko gushyira amavi hasi. Haleluya. Ufite ko gusoma Bibiliya no kuyitindamo, ufite ko gusaba impano z'Imana zikamanuka mu buzima bwawe. Ngo nta kazi ufite. Ibirori byaha naha biraguhamagara, kandi ntibaguhamagara bagukeneye, baraguhamagara bagira gute? Bagukoresha. Nawe ukitaba. Hari abadamu n'abakobwa bameze gutyo. Ajya mu rugo rwa Kimironko, yava akajya mu rwa Nyarutarama, akaryoherwa no kwicara mu rugo rw'abakire. N'urwawe. Imana ishimwe ko tutaziranye, nta muntu urimo kuvuga. Haleluya. Oh haleluya. Niyo ugize amahirwe yo kujya mu rugo rw'abakire, ugomba kugenda umeze nka Dawidi. Yagiye gucuranga ibwami, agezeyo aritegereza, areba uko ibwami bigenda. Haleluya. Ahantu hose heza ngize amahirwe yo kugera ngenda ndeba, ngahita nanibwira ko nagiye kimwe nzaba mbihagazemo. Niko bimeze. Niba unagiye ugende wayakana uvuga uti abakire bamera guta, bagenda mu modoka gutya, inzu zabo zimeze gutya, abana bo bashobora kwiga kuri Green Hills, birashoboka ko kohereza abana bo muri Canada, niba bishoboka ku bantu bambaye inyama n'amaraso, najye byagira gute? Byashoboka. Haleluya. Reka kugenda urangaye. Haleluya. Niba Imana iguje n'umukozi w'Imana mwiza usize amavuta y'Imana, avuga ngo birashoboka muri iki kinyejana. Niba Imana yamukoresha kuriya, nanjye yankoresha. Reka kugenda uhumirije buhumye. Ugize ubukene, ugize no kutareba n'amaso. Muracyankunda. Haleluya. Oh haleluya. Byibuze Imana yo tuyijyaho nta audience twasabye. Imiryango irakinguye. Bashobora kunyima randevu ibunaka.
ariko mfite umugabo utegeka isi n'ijuru, narinda gusaba randevo. Haleluya. Shobora kwirana nawe no ku karago, ntabwo avuga ngo baricara mu ntebe zimeze no ku karago arahansanga. Haleluya. No mu nzu itagira umuryango arahansanga. None kuki nashaka abantu kandi mfite ubafite mu kiganza cye? Hari igihe cyo kubwira abantu ibibazo, hari igihe cyo guceceka. Ngiye kubabwirana kandi. Haleluya, haleluya, haleluya. Muri icyo gihe cy'ubukene bwinshi najyaga nguza abavandimwe banjye, turakundana mu muryango w'iwacu, Imana yatugiriye neza. Bashobora kuba batabizi kuko bitari bibariho, ariko ngewe nyirabyo nari mbizi. Nkabwira nk'umwe ngo nguriza 50,000, kwezi ni gushira nzayaguha. Nzayamuha se nyakuye atabonetse uyu munsi. Hanyuma nyine ntaboneke. Nyuma y'ikindi gihe nkabwira undi murumuna wanjye wenda umwe, ma 60,000 nzayaguha kwezi ni gushira. Ntabwo bivamo. Ufite umushahara bitavamo, uri murongeraho n'andi madeni. Ngeze igihe kimwe nicara ndavuga no, nta mwana w'umuntu, nta muvandimwe barankunze, ni byiza nzongera gusaba mwene aya mafaranga ntafite aho nyakura. Ufite aho yakura, it's fine, ni amahoro, bibaho. Yesu ashimwe. Sinkubuze kuguza, oya. Nubwo bibiri bivuga ngo uguza ninde, ni umugaragu ni umugaragu w'umugurije. Niko bibiri bivuga, burya iyo twabagurije baba bari ba databuja nubwo batadukoresha. Haleluya. Ugujije ufite aho uzakura uteganya ni byiza, ariko hari igihe tuguza nta hantu duteganya, dutegereje nyine ko Imana izadutabara. None se ko tutegereje ko Imana izadutabara, n'uwo munsi wagiye kuguza twategereje. Ngeze nabwira Imana oya, sinzongera kwanduranya na bene data. Namugujije kandi ukwezi kurashize ntayo mbonye. Ndavuga Imana ndicecetse. Kizeho zip kizeho imashini, ntabwo nzongera. Aba bana Mana niwo wabampaye, nibicwa n'inzara bazapfe bagende, ninjye nawe. Icyo gihe umaze kurakara usenga kurutaho, ariko iyo uzi kuri buhamagare kanaka na kanaka. Hari abadafata mwene icyo cyemezo nk'icyo nafashe, bakagera igihe abantu waba telefone ntibitabe telefone yawe, batubwarongeye kandi bitaragera aho. Rero mva nkwibwira inshuti yanjye, vugana n'Imana ifite ubuzima bwawe mu biganza. Vugana n'Imana yabahaye kuko ntirabanura ku butoni. Haleluya. Ahantu twemera gutitiriza si ku bantu, ni ku Mana. Yesu ashimwe. Yesu niwe wigishije abigishwa be, ababwira wa mugani Luka 18. Haleluya. Umupfakazi watitirije umucamanza utubaha Imana ntiyite no ku bantu. Yesu mu mpuhwe n'imbabazi ze niwe avuga ati dore nuko mugomba kubigenza, mutitirize. Haleluya. Titiriza Imana kugeza igihe bigize gute, bihindukiye. Izo mbaraga bakoresha guhamagara abantu zikoresha guhamagara Imana, ndetse urusheho, kuko Imana ntigivugira rimwe n'abantu. Iyo abantu bakivugira ceceka. Haleluya. Baceceka bitagikunze, byananiranye, nayo ikavuga itaharaho noneho wandebaho tukabonana tukavugana. Nene narakubuze ushakisha hawe, uhamagara muri Amerika, mwagezeyo muranyibagirwa, ariko yereka bakwibagirwe, bagezeyo nyine bafite ibyabo n'igihe cyabo, nawe ufite igihe cyawe. Nta nubwo umugisha uba muri Amerika. Iyo dufite Imana aho wadutera hose tumanukana n'umugisha wacu. Oh haleluya. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Aragikwiriye umwami w'abami. Reka duhaguruke bwoko bw'Imana dusenga Imana. Turashaka aho gusenga bitubera iki? Ubuzima. Dufite Imana ishobora byose. Dufite Imana itarobanura ku butoni. Dufite Imana dufite Imana ishaka kwigaragaza, kandi nta handi izigaragariza, izaca muri wowe. Haleluya. Irashaka kwamamaza ineza yayo biciye muri wowe. Irashaka ko icyo kibazo igitondo kimwe kizahinduka ubuhamya. Irashaka ko ibigutsikamiye n'ibikwirukansa igihe kimwe uzabihindukirira, kandi ni wowe izakorana nawe. Ni wowe izakorana nawe. Buri muntu wese ifitiye urwo rugendo. Tujye guhamagara Imana ho gatoya. Reka turirimbe iyo ndirimbo, nta kibazo, afitiye byinshi mu kiganza cyiwe. Hanyuma dufata akanya ko guhamagara Imana. Imana iri hano, Imana iri kumwe natwe. Haleluya. Irashaka kumva ijwi ryawe mu bantu benshi. Agufitiye byinshi mu kiganza cye, kandi ni ibyawe, nta wundi byagenewe. Urakoze Yesu.
urakoze mwami. Haleluya, 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 haleluya. byinshi mu kiganza cyiwe harimo ibyiza gusa binezeza umutima, harimo ibyiza gusa binezeza umutima. Afitiye mu kiganza harimo ibyiza gusa binezeza umutima. Afitiye byinshi mu kiganza cye, harimo ibyiza gusa binezeza umutima, harimo binezeza harimo ibyiza binezeza harimo binezeza umutima wanje, binezeza harimo gusa binezeza umutima. Yesu we gize ngo nkuvuge begana hera hehe cyangwa na ragirisa he, uri buye rizima rikomeza imfuruka, uri buye rizima rikomeza imfuruka, uri buye mana, uri buye rizima mu buzima bwanjye mana we, uri buye haleluya rikomeza imfuruka. Yesu we gize ngo nkuvuge begana hera hehe cyangwa na ragirisa he, uri buye rizima rikomeza imfuruka mu buzima bwanjye mana, uri buye rikomeza imfuruka mu muryango, ni wowe buye rizima rikomeza imfuruka mu itorero, ni wowe buye rikomeza imfuruka, uri buye mana we, mana uri buye muri Shiro rikomezi, mana we uri buye rikomezi. Afitiye mu kiganza cy'umwami, mu kiganza harimo binezeza Reka tumuzamurira amaboko, harimo tugiye gusenga. ibyiza. Haleluya. Ugiye kumubwira ngo nakira imbaraga zawe, sinzongera kunanirwa ukundi. Nurangiza uvuge kuri icyo kibazo, ukibwire ko atari cyo kuba mu buzima bwawe. Reka tuzamura amajwi yacu. Data, turagushima kuri nyuma y'ijambo ryawe, turagushima ko ijambo ryawe ari umwuka kandi ari ubugingo. Uyu mwanya ingabo zawe zose ziteraniye ahangaha, twakira imbaraga zawe zo gusenga. Turatangiye, dushyize amavi yacu hasi, tuzamuye amajwi yacu, turaguhamagara mu mbaraga. Ntituzananirwa, ntituzacogora ukundi, kugeza igihe ubuzima bwacu buzahindukira ishimwe, kugeza igihe ubuzima bwacu buzagaragaza ubuhamya. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, iki kibazo si icyanjye, si umugabane wanjye, ubu bukene si umugabane wanjye, ubu bukene si ubwanjye. Kristo warakennye, urikenesha kugira ngo ntungishe. Waba ukenewe, ntabwo uri umugabane wanjye, ndagusezereye. Waba urwayiwe, ntabwo uri umugabane wanjye, umubiri wanjye n'ubuturo
cyewe ndagusezereye hagati yanjye n'umugabo wanjye, hagati yanjye n'abana banjye, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Wagucanganyikirwa wa mwijima we wivanze mu byanjye, uyu mwanya marayika ushinzwe kunkorera yamanukanye n'umucyo, wa mwijima we ndakwirukana, sohoka mu byanjye, sohoka mu buzima bwanjye, sohoka mu rugo rwanjye, sohoka mu mirimo y'amaboko yanjye. Oh, ndi uwawe, ndi umutsinzira kurushaho, ndi ubuturo bw'Imana, ndi igikoresha Imana yerekaniraho icyubahiro cyayo. Sinzagarukira bugufi, ibyanjye ntibigarukira aha, nikoreye ubuhamya, ndi igikoresha Imana ikoresha kugira ngo izina ryayo rishyirwe hejuru. Igiti cyose kitatewe na data mu buzima bwanjye kiraranduwe muri uyu mwanya, kiraranduwe muri iyi minsi, kiraranduwe. Ubuzima bwanjye nibwo kugaragaza icyubahiro, nibwo kugaragaza imbaraga. Dayimoni wiraritse mu buzima bwanjye, sohoka mu izina rya Yesu. Ndagusezereye n'uyu munsi ntabwo ari ejo. Sohoka mu byanjye, sohoka mu rugo rwanjye, sohoka mu bucuruzi bwanjye, sohoka mu buturo bwanjye. Waburozi we n'amagambo mabi yose bamvuzeho, ijambo ry'Imana ryambwiye ngo niba ikintu cyica ntacyo kizantwara. Ndi mutaraga, ndi muzima, sohoka mu mubiri wanjye. Nta ndwara, nta virusi, nta ndwara yemera gutura muri uyu mubiri. Ikinziye cyica cyose kigeze muri njyewe cyambuye ubushobozi bwo kwica. Icyisha abandi njyewe ntabwo kimbasha, mu izina rya Yesu. Remesendere beshika ramasandara bashika riara masandara bashike remesendere besh. Nduwawe Yesu, icyubahiro cyawe kiragaragara mu bice byose bigize ubuzima bwanjye, kiragaragara muri uyu mubiri, kiragaragara aho nca, kiragaragara aho ntuye, kiragaragara aho nkorera. Icyubahiro cyawe kiragaragara mu bice byose bingize. Sindi wowe ukorwa n'isoni, kuko wikojeje isoni kugira ngo njyewe zitazankora. Imasandara beshike remesendere beshika ramasandara bashika ramasandara bashika imasandoro boshika ramasandara bashike remes ramasandara bashike rabasa. Hamagara, 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 ni wowe uzi ibyawe. Hamagara, hamagara ikinyuranye n'icyo Satani yahashyize. Hamagara, hamagara ikinyuranye n'icyo Satani yubatse igihe kirekire, gihamagare mu buzima bwawe. Amasandara bashikere mesendere beshika. Ndahamagara amahoro mu mago y'abagore n'abagabo, ndahamagara guhuza, ndagarura abana babaye ibirara, ndagarura aba Satani yibye, aba yatwaje igitugu, ndabagarura, ndarema ubuhamya bushya, ndarema ubuhamya bushya, ndarema ubuhamya bushya mu izina rya Yesu. Rimasandara beshika ramasandara bashika ramasandara bashika yarabasandara. Ugiye kuzamura ijwi ryawe, wowe ugeze kuri finali nka Petero. Bari baraye bari mu musohore, byari byarangiye, hari ibyo werekezaho amaso ukabona byararangiye, ukaba warakuyeyo n'amaso. Ndagira ngo ugarure amaso muri uyu mugoroba, ntukureye amaso, n'ibyawe ni wowe bigeneye. Amasandara bashikere mesendere beshika. Ndavugana n'ubuzima bwari bugeze kuri finali, bwihebye bwarangije. Ndavugana n'ubuzima, ndavugana n'umubiri, ndavugana n'urugingo bakiriyeho iteka, bavuze ngo birarangiye. Ndarurema mu buzima, ndarurema mu buzima, ndagarura imibereho, ndazura, ndabeshaho mu izina rya Yesu. Ndagarura ubuzima, ndagarura ubuzima mu rugo rwapfuye rusa nkaho rwarangiye. Ndagarura ubuzima mu bucuruzi bwarangiye. Ndagarura ubuzima mu mibereho idafite ibyiringiro. Ndagarura ubuzima mu muntu abantu bose bakuyeho amaso. Ndahinduranya situation, ndahinduranya imibereho, ndavuguruza ibyo umwanzi Satani yibwira, ndavuguruza ibyo Herode n'ingabo ze byibwira mu izina rya Yesu. Thank you Jesus,
Thank you Jesus. Thank you Jesus. Urakoze mwami kubyo ukoze mu buzima bw'abana bawe. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah.